Ijambo mukanya nagira ngo nifuza wewe yakomeza ariko kabanze nshimire ubuyobozi bwa Pan-African Movement hano batumiye, nshimira n'abagize uruhare bose kugira ngo bigiye bishoboke, nshimira n'abo mwaje yuko burya umwanya n'imari yafashe umwanya w'abakawutika mushyire hariya uvuga uti nzunguki ubushyizeho utazunguka buryo ubutaha turi bugerageze rero kureba yuko udahombye tubukoresha nk'uko bikwiriye. Nshimira ubuyobozi bwa kaminuza yari yangije nyakwahatari kandi ko murimo hari murakoze cyane yuko ni politiki ya Pan-African Movement-Rwanda chapter yuko aho dushinga umuryango hari hose tugomba kuba dukorana n'ubuyobozi bwabo, kubera yuko inshingano yacu ya mbere niyo yasojeje kwibohora imitekerereze ishingiye ku bukoloni byo badusizemo, decolonizing the mind. Ntabwo rero wa decolonizing hasi hejuru naho atabaye decolonized. Naba tugira amahirwe y'uraya amashuri yose turimo tugira za district nini usanga n'abayobozi tugendana muri urwo rugendo. Hari akajambo k'izo comrade cyangwa kamarade ubundi bivuga ubushuti, bivuga ubuvandimwe, bivuga ubusangirangendo, bivuga umuntu muri kumwe mu ntego mushaka kugeraho. Biroroha rero kugira ngo abe honorable habe n'abandi twese tukaba bakomune, buri umwe akagira umusanzu watanga muri iyo nzira yo kwibohora. Yuko Pan-Africanism ni ideology yo kwibohora ibyo ari byo byose, bishingiye kuvuga ngo umunyafurika wese hari ibibazo yaciyemo byamuboshye, bikavuga ngo ntabwo umwe wenyine yabyigobotora twese tutari kumwe, ariko iryo zina PAN twese abantu bose bakomoka muri Afurika baciye mu bibazo bikabasigira imirage imwe. Ngiye kuganira nawe tugomba kugira ubufatanye bwo kugira ngo tubyigobotore maze dushobore gutera imbere. Ubukoloni twaciyemo buriya bimwe ubwo zanabigisha nyine cyangwa uzajya babiganira. Iyo umuntu akuyoboye akagutegeka atabikwiye, utamutoye cyangwa atavukanye n'imbuto nk'uko umuco wanyu wabibabwiye, akaza gusa ati ndagutegeka, byanze bikunze agomba kugushyiramo kwemera yuko akuruta nawe kandi akabyemera yuko akuruta. Abenshi bari nabo lesizi muzifu kuvuga ngo abazungu baraje bati turabategeka kubera inyungu zabo. Agomba kumva yuko aje kugutegeka yuko akuruta, noneho akaza kuvuga ngo yaje no kugira umuntu wuzuye civilized, nawe ukabyemera. Iyo superiority inferiority complex ziturimo nanjye uvuga mugira ngo narabyishitiye byose nanjye birimo. Ubu mukanya navuga ngo kanaka yambaye neza n'iki umuzungu aricyo mfite iki, ariko kirantangaza kumva ngo ukabona kanaka bamutemye bamutwitse bagize bate, nawe ukumva uri umuyobozi w'icyo gihugu ntubagukegukeyo. Ni ngombwa wabwira uti
numvise induru hepfo ahangaha ati abantu baratemanye, umuntu akaza akatubwira natwe tugakomeza tukavuga tukaganira, wa muntu aba atari uwacu. So ubukoroni kandi rwose ndabyumva, iteka njya nabibwira n'abo tuganira ndabyemera, nanjye ngiye gukoroniza niko nabikora. Umukoroni yaje gukoroniza abantu kugira ngo bakore ibimukizi wabo, ntabwo yaje kubikora kugira ngo akize mwebwe. So interest zanjye ntabwo arizo rero, areba interests. Therefore n'ubuyobozi ashyiraho ubuyobozi bureba interest ze, ntabwo interest za community. Kujya rero mu miyoborere yacu, ugize namwe bakagutera bakagenda uti bakugize executive runaka cyangwa bakugize mayor runaka cyangwa bakugize nose, psychologically you are disconnected from the people. Again, that's about education. Ariko imiyoborere iyo myaka ntuze yavuga ngo nono icyambere baje bashyizeho most Africa yari communities ari ubushefu bakukamo bazi bati uyu koko nta kundi nawe kumva mubije yamvugo yababugiye arabwira abazungu baje bakamubwira ngo nabaye abanyarwanda babagira bacakara nabo bazajya bamuzanira ibi atabona ntabwo ari abanza ni bene Imana, ahubwo ni uwabo urumva difference. Noneho bitandukanye n'ababundi bashyiraho kumushyiraho genda udutegekere kandi turashaka ibipimo by'akawa bingana bitya, turashaka ibihano byiza bitya, turashaka ajyana ubutumwa bwo kugira ngo ajye kurangiza za nshingano. Ntabwo kandi muri ibyo ntabwo bamubwiye ngo nyamuneka kugira ko abaturage bameze bityo bizagenda. So state citizen iba relationship iba exploitative no kugaya. Wabaye umuyobozi ukumva nta wundi wakugira inama. N'ubugira ngo abenshi imiryango nyuma no mu Rwanda uravugize uzi ko naje nta bayobozi bijya mu mva bivuga uzi ko naje uzi ico gico ntacyo bibumboreye uzi aho navuye uretse ngo bamwe bagenda bamukurikira bihishahisha icyerezo baza kugaruka barabireka Rumongo baramufata bamushyira muri asidi arashya ntihagire umugabo uhaguruka ati wa muntu wacu tujya gute ariko azagerageze ugende ukore kuri bede ukoze kuri umuyobozi w'Amerika wabaho ntibashwanyiriza ubuhugu bwose niko iyo nyine ubona nk'iyo example navugaga abantu bashobora gupfa gutabara wowe. So ibyo nabyo ni ibintu dukeneye ubwo nakomeje bivuga rero icyanyuma njyanganireho ni dependence syndrome. Nakomeje ngivuga dependence mbabarira ko n'umuryango ndabatutse ngiye kubivuga. Ubumba bw'ingi the chairman of Pan-African Movement kandi nabazaniye mwatangira gukoma amashyi mutaramenye icyo nazanye. iyo turahita nimugera mu baturage bacu guhabwa ubundi kandi bavuga ngo utanga asumba uhabwa.
guhabwa to receive aid inkunga yamanje tumanuka nanga imbaze ariko iyo horo tugiye gukoramo bayitiye iki kuko kibaye kwayika ngo niwe yatanze amafaranga yo kuyubaka so aranayo kuba ariko ntashaka kuzibagirwa ko yaguhaye and that's a conditioning. It conditions your mind. Hari kana kabaduhaye twe ntitubyishobore hari kana kabaduhaye kandi kubaka inzu abantu bari muri campus mushatse umwe avuze ati ndatanga amafaranga ijana buri gihe mwasanga mwayubatse icyangombwa ntabwo hari kugira ngo ugire icyo ukuramo wowe uhari kugira ngo ujye kamaro twamarira Afrika n'igihugu cyacu ibyo bimwe twakora ari uko dukuyemo dependence hari gahunda dutoza urubyiruko rwo kwitura porogaramu muri Pan-African Movement nagira ngo mbasabe muzafatanye n'ibintu byoroshye cyane inshingano yo guhindura ibintu bimwe na bimwe natwe igihe tugira ngo tuzajya dutekereza kugira ngo twahindura dutya as a web example ariko ubwo nuko mvuga ibyo abandi bari buvuge ndongere ngaruke murayije umunyarwanda ubundi yataga ubwana ryawe babonye agakemura kuye myaka ndavuga ku bundi ubundi bavuga ngo aho ubwanwa bwaje ubwana buragenda aho ubwanwa bwaje ubwana buragenda actually bagiye kumera ubwanwa utari no longer dependent kubera yuko warerwaga into responsibilities warerwaga into responsibilities waza kugera ku rwego umera ubwanwa ukaba ari wowe usohoka hagize igikoma atari suri gusohoke ari mbese ari wowe ujya mu bintu n'umukobwa azi ngo isuku yaho ni iki bintu nk'ibyo karibu doctor so uburere n'uburezi bugurumiye umwana into responsibilities gradually niyo ntuza rekomendation bazo bwama ntagiye recommendation ese twashobora kugira uburere n'uburezi consciously and deliberately intentionally ukavuga uti nagira imyaka 5 aba yashobora gukora ibi nagira imyaka 10 aba yashobora gukora ibi nagira 15 aba yagira igiye tukaba tubiza ngo tumukuze yuko hari danger especially for ndavuga middle class people babukana n'abandi nibwo tuzaba dusubiza umwana muri society kugira ngo tumukuremo yuko tumuhanore gusa itumaga y'abatayifite ahubwo kugira ngo ayikoreshe kugira ngo ifashe abatayifite gutera imbere abashimiye ubwo turaza kuganira